yantumye ngo dore intore zigeze ku gishyitsi iri ni neno la Bwana uko Yohana yabihanuye niko Imana yabishyize ku mutima wanje ngo mbibwire abari muri Amerika, abari i Rwanda, abari Afurika, abari i Burayi, abari mu kuvuga ngo isi iraryoshye. Imana yantumye ngo ubu none intorezo igeze ku bishyitsi, cyangwa se ishoka ya Bwana, ishoka y'Uwiteka igeze ku bishyitsi by'ibiti zaze guca bugufi ngo zemere gutoha. Yewe wize Icyongereza kiranuka, wowe uvuga Igifaransa kiranuka, wowe uvuga Ikinyarwanda kiranuka, Umuswahili kiranuka. Nukurega Kristo ari kukubaza akanya yaguhaye igihe yanga kutembanwa, aguha akanya kugira ngo wikiranure. Ariko umutima w'ubugambanyi, ugira umutima w'ishari, ugira umutima wo kuja gusambana, ububika mu busambanyi, ububika hatandukanye. Aho wabitse ubutunzi bwawe kabone n'ubwo waba utunzi za mirenge, ariko ubutunzi bwawe Imana yambwiye ngo ubutunzi bwawe burihe. Ukurega agiye kukwegereza intorezo, nutikiranura ukurega agiye kukwegereza intorezo kubera ko wanze kwikiranura. Havuze ubutumwa, ubuhanuzi bwaramanutse, amakuru aratambuka, ariko wanga kwikiranura ukomeza kongera icyaha ku kindi. Ariko ukurega abonye umutima wawe, abona ntaguhinduka kurimo, aravuze ngo nawe dukeza abami babiri. Mwashatse gukeza abami babiri, ariko Imana ntabwo ibangikanye. Igiye kuzenguruka amahanga ibereke ko idakunda kubangikanywa. Igiye gutambuka impande zitandukanye mu turere dutandukanye tw'isi, ibereke ko idakunda abantu bayikeza, ntabwo ikunda abayibangikanye. Igiye kugera Kongo, igere Afurika, igere i Burayi, itambuke hose, inyure buri mu gihugu cyose cyo ku isi, ibereke ko itabangikanywa. Warayibangikanye ariko ntabwo ibikunda. Warasenze urasambana ariko ntabwo ibikunda. Warasenze uraroga ariko ntabwo ibikunda. Imana we ntabwo Imana igomba kubarinda, ndetse kandi abantu n'ab'Imana igomba kubarengera. Ndo ndasenga kugira ngo Imana ibumvira. Hari abantu bari mu gutaka cyane, bari mu gusenga, bagiye ku mavi, bari kongera kwibutsa Imana zabi batakaje kugira ngo Imana yongere ibagarukeho. Kandi kubwo gutaka kwa Imana iri kukumva. Abari gusenga bari muri Amerika, bari gusengera gakondo yabo, igihugu cyabo, ndagira ngo gusenga kwanyu kuri mu kugera ku Mana, ntimucogore, mukomeze musenge. Imana yumvishwa ubwo gutaka kwanyu, muri gutakishwa n'abari kubabazwa, n'abari gupfa bigiye bitandukanye. N'abantu bishimiye intambara, bishimiye ko ibintu zakomera, zadoge bizagukomerana, ariko abanyagihugu n'abantu batandukanye banze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, no, ntago bizabageraho. Bizakugeraho ubikeneye ubihamagara, ariko utabihamagara ubutunzi wavunikiye ukabubika mu isi, dore bugiye gute kota riba meno wango stiki riba. Nuko bigiye kugenda, ubutunzi wabitsa Yesu ukabubika mu ijuru, ukagaburira abashonje, ukambika abambaye ubusa, ukagira abantu nawe ugira igikorwa kiza ukora kuri abo bantu. Ubwo butunzi wabitse ugiye kububona. Yego, mu gihugu ababitse mu isi bugiye kunyanyagira, bukabura ikerekezo. Burya bwa bundi wabitse, reka mbivuge, hagiye kuba ikinduka inzara nyuma y'uko abisi ubutunzi bwabo bugiye kunyanyagira. Hagiye kuzaza igihe k'inzara ku bantu bishutse bakabika ubutunzi bwabo mu isi, ariko abajura barashe bagiye gucukura. Ndetse kandi nugira amahirwe uzasigara, ariko nunasigara uzasigara uri kwiheba, agahinda kazakwica. Ayiwe, uzajya utekereza ngo ese ndaja gusaba Daniel kandi ntaramurebye muri cagihe, ndaja gusaba Nepo kandi cagihe ntaramurebye. Uzabura kerekezo. Benshi bazasigara mu ico gihe cyo gucukurwa ubutunzi bwabo, abenshi baziyahura, bazamera nka Yuda wiyahuye, waze kwihana mbere y'igihe, arangije ariyahura, abonye n'ubundi zose bibuze, arangije ariyahura. Benshi muri ico gihe ubutunzi bwa benshi bugiye kuzimira,
bamwe abatazicwa n'igihano k'Imana baziyahura. Mukubwiriza mugatangira kureba mukareba ariko mudahindukira, ariko ndabivuga ntaye vizafu, nta bwoba mfite, ntabwo ntinya kuvuga Imana. Shaka undebe nabi, ariko kutanyurwa kwamaze kuzura imitima yanyu. Ntabwo munyurwa. Ufite miliyari aravuga ngo shaka miliyari ebyiri, ufite etaje imwe ashaka etaje ebyiri, akazigeraho akaguma kuburundanya, ariko ntabike mu ijuru, akabika mu isi. Ariko izo wabitse mu isi bigiye kunyanyagira. No standi isakaye bagiye kuvuga ngo hari genegeze mvuga ubutumwa umuntu yamantangaza cyane, amavuga ngo abakene ngo nuko muteye muhaye mudushamburiya ku butunzi bwacu. Oya, ntabwo mpaye ngushamburiya, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, igihe k'intorezo cyamaze kugera ku gishitsi. Kanguka ukosora aya makosa wakoze, Imana irakugirira ibamba. Amen. Hari n'abandi Imana ibwira gukora imirimo bakinangira. Iyo mirimo wanze gukora buryo, iyo ukikora wari kumubitsa ubutunzi bwawe. Aho inyenzi n'ingese ababikoze bakabubika. Ndagira ngo mbabwire ngo hano imbere uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mwese mudukunda kandi mugakunda ijambo ry'Imana, mukora n'ibigano byose bica ku Musaraba TV. Kamvuge ngo ineza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyi bose. Hafi nakore mu cyo bihereyemo bitandukanye, abereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Burayi, Afurika, mwese turabasuje kandi tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Prophète Daniel. Daniel, ndagusoje. Urakoze cyane, nange ndakwishimiye. Imana igweze umugisha kubwo kunsuhuza, ndetse Imana ibishimire mwese mu izina rya Yesu. Amen. Nawe Imana ikwishimiye. Daniel, umeze neza se? Mbo tumeze neza, turashima Imana, turakomeye muri zose, turahimbaza Imana. Yego. Hari indirimbo twazaririmye ngo fasha bene wacu. Manumva isengesho ryanje, manareba agahinda kanje, icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Yego. Manumva isengesho ryanje, manareba agahinda kanje, icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Niyo ngiyo wavugaga. Imana yumve gusenga kwacu. Tumeze neza, turi no mu masengesho dusenga nta kino gihe. Imana iracakomeje kumva gusenga kwacu ndetse no kumva gutaka kwacu. Uri gusengera iki muri no misi? Icyo ndi gusenga kugira ngo Imana yongere yibutsa abantu ibihe batakaje, kuko abantu bagiye gukubitwa kubera kwibagirwa zabihe batakaje. Zabihe babanyemo n'Imana barabitakaje, none inko niyo Uwiteka igiye kubageraho bizize. Kutagira ubwenge gusa, Imana yongere ibibutsa ubwenge bwo mu gihe cyatambutse, bahindukire kugira ngo babashe kurokoka iyi nkoni bagiye gukubitwa. Yego. Nangize ngo uri gusengera bene wanyu bo muri Kongo kugira ngo nawe Imana ibagarukeho.
oya ntabwo ari bo gusa sengera bagiye batandukanye bari impande zitandukanye sengera bene wacu bari Kongo bari impande zitandukanye n'abari naha bari muri Amerika bagiye batandukanye bose ndabasengera ku Mana. Ese Kongo bimeze bite? Amakuru ahari bimeze bite? Bo amakuru ari Kongo sinavuga ndagendera mu buryo bw'umwuka gusiga hari nuko abo kurindwa Imana igomba kubarinda ndetse kandi abantu n'ab'Imana igomba kubarengera ndo ndasenga kugira ngo Imana ibumvira. Ari abantu bari mu gutaka cyane bari mu gusenga bagiye ku mavi bari kongera kwibutsa Imana zabi batakaje kugira ngo Imana yongere ibagarukeho kandi kubwo gutaka kwa Imana iri kukumva. Abari gusenga bari muri Amerika bari gusengera gakondo yabo igihugu cyabo ndagira ngo gusenga kwanyu kuri mu kugera ku Mana ntimucogore mukomeze musenge Imana yumvishwa ubwo gutaka kwanyu muri gutakishwa n'abari kubabazwa n'abari gupfa bigiye bitandukanye Imana ije kubarengera mu izina rya Yesu. Cyabaye cyagiye cyo gusubizwa gakondo yanyu muri Kongo? Mbo iki gihe ahubwo ni igihe cyo kugira ngo Imana yongera itwibutse icyo dusabwa kurusha icyo dushaka. Ndavuga bene wanyu babujijwe igihugu babujijwe uburenganzira mu gihugu cyabo bari kurwanya igihugu cyabo kugira ngo basuzwe uburenganzira bwabo. Hamwe no gusenga muri gusenga Imana yabaye cyagiye kugira ngo Imana hari uyu munsi none bibuke. Imana igomba kutwibuka kandi Imana yumva gusenga igihe ntabwo ari iki ngiki ntabwo igihe ari iki ngiki bene data ahubwo igihe kindi kiri imbere nicyo kirimo gutabarwa ariko kino gihe turacyasabwa kugira ngo dusenge cyane ntabwo kino gihe ari cyo kugira ngo twegere muri iyo gakondo uvuze ahubwo ni igihe cyo gukaza amasengesho kugira ngo lasiko talibo lima kostegaye kuko n'abantu bamwe bayifuza ndetse bayikeneye hari igihe yazagerwamo n'abana babo ikagerwamo n'abandi ariko bo ntibayigeremo. Reka ko duteye ubwoba. Yesu ubwoba ndababwira iz'Imana hari abantu benshi bayishaka ndetse bakora ubushoboka bwose kugira ngo bayigeremo ariko bizabagora cyane hakurya zagendeye Abayisiraheli barayirwanire ndetse barayifuza barayisengera bagera ku rwego rwo kwitakambira cyane ariko igihe kigeze bacika intege kubera abantu basenze bagacika intege bakavogera muzaha bakareshwa n'izo kurya z'akanya gato bagasuzugura itegeko ry'Imana gakondo ntibazayigeramo ahubwo abana babo nibo bazayikandagiramo. Abakuru muri bo ntibazayigeramo. Uyu munsi turi kumva amakuru atandukanye y'abaturanyi bacu mu gihugu cya Kongo ari kuvuga ko hari intambara zigiye zitandukanye kandi ziri kureba abantu ndetse ziri guhitana n'abantu. Ese dushobora gusenga izi ntambara zigahagarara cyangwa zigacogora cyangwa gusenga kwacu kwakora iki muri iki gihe bimeze gutya? Turasabwa gusenga twahurije hamwe. Turasabwa gusenga twahurije hamwe nidusenga twahurije hamwe bino bintu bizahagarara kandi ikizabihagarika reka nkigutangariza nuko Yesu azagaruka. Yego. Iminsi y'imperuka turimo itwemerera kuba muri izi ndambara si hano Kongo gusa n'ahandi hagiye hatandukanye imigabane y'Iburayi igiye itandukanye biriho kubera ko nizo mu minsi y'imperuka kandi bene nk'ibi bigomba kubaho nta kindi twabinegosiyaho icyo dusabwa ni ukugira ngo dusenge umuntu wa Kristo utuye muri twebwe kugira ngo ntahungabanywe n'ibiriho. Twajyaga tubyumva hirya tukumva ngo Uburusiya na Ukraine tukumva ngo Abarabu n'abaki bose barimo bararwana ariko uyu munsi bimeze nk'ibitwegereye bimeze nk'ibiri hafi. Abahanuzi mwagiye mubihanura kenshi mugenda mubivuga ariko twe twumvaga ari ibintu bizaza kera kuko ari ibintu Imana ivuga bikaba ari ibintu bizaza kera. Uyu munsi bimeze nk'ibyamaze gusatira nyirizina kuko bari kuvuga ngo no mu Rwanda ngo hari ibisasu byagiye biterwa hano za Rubavu ngo abantu batangiye guhungira mu Rwanda. Ese twitege iki? Twitege ko Imana iri buturengere nk'abanyarwanda, twitege ko Imana iri buduhagarareho igihugu cyacu kikakomeza kaduhagaraho cyangwa ibyaha abantu bavuze biri mu byakorewe mu Rwanda natwe bigiye gutuma bidutera ikibazo bitume byatugeraho. Rero icyo nagutangariza nuko mu Rwanda hakiri abakozi b'Imana babe babiri babe batatu ariko barahari
babe 5 babe 6 barahari. muri abo ngabo niba Aburahamu yasabaga Isodomu n'Igomora barabura, ariko mu Rwanda barahari. Kuba bari rero Imana izaturengera. Haleluya. Daniel ndahari, hari n'abandi bagihari, ni bakeya ariko barahari kubwabo bagihagaze mu muhamagaro neza. Imana yakomeje kuturengera kandi na n'ubu izakomeza kuturengera. Muri Kongo nabo barahari, impamvu bibomboranya kuriya umugi wose ntukongoke, haracyahari abahanuzi baracyahari. Abo ngabo rero barahari, ab'Imana igomba gushingira itabara Kongo barahari, abishingira itabara u Rwanda cyangwa se Afurika muri rusange nabo barahari. Abo rero bagiye gutuma Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Timugire ubwoba. Haleluya. Ariko kandi mukomeze gusenga, mukomeze kwegerana n'Imana, timwirare, mukomeze gukiranuka, mukomeze kugaragaza imitima imbere y'Imana. Kandi ikindi, Imana ntabwo ikeneye abantu, Imana ikeneye umuntu. Wowe wemeye kumvira ugaca bugufi, biratuma Imana irokora abantu benshi kuri iyi si. Reka tugushimire, urakoze cyane ku bisobanuro byiza uduhaye. No standibo kota lazala melo meta costa pilo sta la mewa kostika shala la melimo taliba henote costa. Tangarize n'abantu bishimiye intambara, bishimiye ko ibintu zakomera zadoge bizagukomerana, ariko abanyagihugu n'abantu batandukanye banze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, no ntago bizabageraho. Bizakugeraho ubikeneye ubihamagara, ariko utabihamagara ntibizamugeraho. Yaravuze ngo niwo ukora neza uzemerwa, ngo ariko nudakora neza ngizabizagera ku rugi rwawe, ngo kandi ntawe uzabitegeka ni wowe. Mu gihe wananiwe kubitegeka ukaba uri mu matiko no gukirikika, akowe inkuru ni nziza, abanyamakuru Imana izabayeza umugisha. Ukabona abantu barimo kogeza intambara ngo oye no, izo ntaho bihuriye n'icyo Imana ishaka. Ni igihe cyo kugira ngo dutakambe duhamagara Imana, ni igihe cyo kugira ngo abahanuzi n'abasenga twikusanirize hamwe duhamagara Imana, dutabaze abari i Rwanda bari mu mahanga, dutabaze Imana, duce bugufi kugira ngo Imana igume gutatanya ibihaye bisatira umuntu wa Kristo. Yego. Reka tugushime Daniel, wakoze cyane kandi tukatuvuga ngo Imana iguhe umugisha. Wowe wari uri kumwe natwe, bana natwe muri cyo kiganiro kugeza tugishoje. Turi kumwe na Daniel niwe tugiye kuganira muri kano kanya, kandi reka tuvuge ngo Imana imukoreshe iby'utwe mu gihe nk'iki ngiki. Senga Imana ugenda ukumwa kuyobane kareba. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, urera kandi urasobanutse, uri umunyembaraga. Aka kanya kano nangwe nubane natwe kandi ukoriza ubutwari, gukomera kwe kugaragare, ibitangaza n'imirimo bigaragare, gukiza kwe kugaragare kubw'ijambo ryawe, ritubature tumenye ukuri, kandi kuno kuri gutume twinjira mu yambiyase yawe. Imana ishimwe kugiye kubana natwe mu kanya nkaka. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu kivandimwe nk'uko nabikoze, ndabakunda cyane. Ubutumwa nzanye nubwo kukumenyesha iminsi igeze kugira ngo utaguma kwirara. Ndagira ngo sintinde soma ijambo rikubiyemo message riri muri Matayo. Turasoma muri Matayo. Yego. Tusome neno la Bwana Matayo. Neno ya Bwana Matayo. Usome muri Matayo ku gice cyaho ni icya 3. Matayo ibice 3 ku murongo wawo wa 9 ugere ku wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 3 umurongo wa 9 ndagira kwa 10. Yego. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu. Ntimukagire ngo dufite Aburahamu niwe sogokuruza, ngo niwe sogokuruza ngo yarangije zose. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura, Imana ubwayo yahindura abana, yahindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Endelesha kusoma. Ndetse ubu intore zigezwe ku Imana yansumye ngo dore intore zigeze ku gishyitsi by'ibiti. Iri ni neno la Bwana uko Yohana yabihanuye, niko Imana yabishize ku mutima wanje ngo mbibwire abari muri Amerika, abari i Rwanda, abari Afurika, abari i Burayi, abari mu kuvuga ngo isi iraryoshye. Imana yantumye ngo ubu none intorezo igeze ku bishitsi, cyangwa se ishoka ya Bwana, ishoka y'Uwiteka igeze ku bishitsi by'ibiti zaze guca bugufi ngo zemere gutoha mu gihe cy'amazi.
nuko igiti cyose kitera imbuto igiti cyose cyaza kwera imbuto cyabaye mu isambu, igiti cyabaye mu isambu itoshye, ibindi biratonda icyato kiguma kwihumuriza cyangwa guto gica amazi ubutaka cyangwa guto, ariko yantumye ngo kuko intorezo igeze kuri ibi biti ndetse kuri ibi bishyitsi, yavuze ngo icyo giti cyaze kwera imbuto kigiye gucibwa kijugunywe mu muriro. Nuko bimeze. Soma muri Matayo nanone 5:25. Matayo 5:25. Undi mu gusenga sosa. Wikiranure ikiranure vuba. Wikiranure vuba emera gukiranuka mwakino gihe cyano mukiri mu nzira. Emera gukiranuka none abigikunda, ugitakambirwa ry'Imana rikamanuka, ugisenga hakiri abahanuzi, hakiri abasenga. Emera kwikiranura none mwene data, mwikiranure vuba. Ikiranure wowe ukurikira kuri ikiranure, reka manyanga, reka kwihumuriza mu bidashoboka, ahubwo ikiranure vuba nukureka. Mwakino gihe ikiranure vuba. Wikiranure vuba nukurega hakiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza. Nutikiranura ukurega agiye kukwegereza intorezo. Nutikiranura ukurega agiye kukwegereza intorezo, kubera ko wanze kwikiranura. Havuze ubutumwa, ubuhanuzi bwaramanutse, amakuru aratambuka, ariko wanga kwikiranura, ukomeza kongera icyaha ku kindi. Ariko ukurega abonye umutima wawe, abona ntaguhinduka kurimo, aravuze ngo nawe agiye kukwegereza intorezo. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu. Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe, akakutia ndani pirizoni. Ikiranure. Nutikiranura ugiye kubura inzira, nutikiranura ugiye kubura utakira, nutikiranura ugiye gusenga ntibikundi, nutikiranura ugiye gusaba imbabazi mu gihe kiri imbere ntibibe bigikunze, ugiye gutaka. Ariko mana wakikiranuye mwene data, munyamafaranga we ikiranure. Yego. Yewe mutajiri kiranuka, yewe mtu wa Bwana kiranuka, tuwa ile mzigo yako kiranuka. Yewe wizi Icyongereza kiranuka, wowe uvuga Igifaransa kiranuka, wowe uvuga Ikinyarwanda kiranuka, Umuswahili kiranuka. Nukurega Kristo ari kukubaza akanya yaguhaye igihe yanga kutembana, aguha akanya kugira ngo wikiranure, ariko gukiranuka zarakunaniye. Ariko aravuze ngo azanye intorezo ku buzima bwawe. Ameleta intorezo ku buzima bwawe. Soreza muri Matayo kandi. Ni Matayo gusa nahawe. Matayo nabii wa Bwana. Matayo igice cya 6:19 ugeze kuri 24. Matayo igice cya 16:19. Ni Matayo igice cyawo cya 6. Yego. Ku murongo wa 19 ugeze ku murongo wawo wa 24. Igice cyawo cya 6. Ntimukibikire ubutunzi mu isi. Imana yarakureze ibona gahunda yawe. Hari abantu mu gihe gikomeye bazabaje bashaka kwishakira ubwihisho mu isi, bagashaka gushaka donke aravuze ngo mwe kubika ubutunzi bwanyu mu isi, aho inyenzi n'ingese zibura. aho wabitse ubutunzi bwawe ugira umutima w'ubugambanyi, ugira umutima w'ishari, ugira umutima wo kuja gusambana, ububika mu busambanyi, ububika atandukanye. Aho wabitse ubutunzi bwawe kabone n'ubwo waba utuzi za mirenge, ariko ubutunzi bwawe Imana yambwiye ngo ubutunzi bwawe buri he? Kandi abajura bacu utajiri yako iko wapi? Pesa zako ziko wapi? Kila kitu ambao unacho kiko wapi? Ubutunzi bwawe wabushize munyamasengesho, ubika ubutunzi bwawe kuri banke niho wabubitse, kuri kopedo niho wabubitse, ubutunzi bwawe wabubitse. Ariko igihe kirageze kugira ngo uwabitse ubutunzi bwe mu isi, inyezi n'ingesi bigiye kuburya, ibikakaye bigiye kuburya ubutunzi bwawe. Aho wabubitse habi, ingesi, ibikakaye bigiye kuburya, kubera ko wiringiye isi kandi isi izashira. Wiringiye isi kandi izashira. Haleluya, haleluya. Hey!
kandi Rostandi bokosti fola manga costa. Abajura umuntu wawunitse ubutunzi mwisi akabunika mu kubaka amatashi, akabunika mu kujana kuri kopeti, bakabujana kuri banki di Rwanda, bakabubika atandukanye inyezi n'ingesi, ndetse no kubucukura bugiye gucukurwa shaho bunyanyagire kubera ko bubitse ahantu hatari ubwihisho. ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru. Kubika ubutunzi mu ijuru ni gute? Burya yarashonje uramugaburira, burya yari yambaye ubusa uramwambika, burya yari yabuze uko abigenza urabwira. Imirimo dukora myiza tuba turi kubika ubutunzi bwacu mu ijuru. Ubutunzi bwawe buri hehe? Ubutunzi bwawe buri hehe? Kuvuga ngo urasenga, ubutunzi bwawe buri hehe? Ubutunzi bwawe buri hehe? Jambo ryavuze ngo ubutunzi bwanyu nimubishire mu ijuru, ubutunzi bwanyu mubuweke katika ndani mbingu, mubukire mu ijuru mu bwami bw'Imana. N'ubutunzi bujya Charlotte Costilla Banda Omenota Castica Egai Jerome Taliboni Moko Tandima Do ubutunzi wavunikiye ukabubika mwisi turabugiye gute Costa Kotaliba meno wango stikiriba nuko bigiye kugenda. Ubutunzi wabitsa Yesu ukabubika mu ijuru, ukagaburira abashonje, ukambika abambaye ubusa, ukagira abantu nawe ugira igikorwa kiza ukora kuri abo bantu. Ubwo butunzi wabitse ugiye kububona. Yego. Mu gihugu ababitse mwisi bugiye kunyanyagira bukabura ikerekezo. Burya bwa bundi wabitse reka mbivuge hagiye kuba ikintu k'inzara nyuma y'uko abisi ubutunzi bwabo bugiye kunyanyagira. Hagiye kuzaza igihe k'inzara ku bantu bishutse bakabika ubutunzi bwabo mu isi, ariko abantu babitse ubutunzi bwabo mu ijuru bagiye kubaho. None uwitwaga ngo ni umukire kino gihe igihe kigiye kuza agiye kuzategera amaboko. Wa wundi yasuzuguraga igihe kigiye kuza agiye kuzasaba uwo yimye kubera ko yanze kubika ubutunzi bwe azabusanga. Yego. 21. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ubutunzi bwawe kwenye umeweka. Reba mu migani niho nza kusoreza, ariko ni imigani igice cyaho cya mbere umurongo wa 33. Ubu wabitse turasoreza mu kanya. Eno tandoste kopeli bongosta. Aho ubutunzi bwawe wabushize n'umutima wawe uri. Ubutunzi bwawe wabushyize muri itaje. Niyo mpamvu abatuzi benshi batuze mu isi nta mahoro mugira, muhora muganya. Uzana umuzamu ukazana imbwa ugashyira amacupa ku gipangu cyawe kubera ko ubutunzi bwawe wabitse mu isi nta mahoro ufite. Ntabwo musinzira. Impamvu udasinzira nta yindi nuko mwabitse ubutunzi bwawe. Abajura baza bakabucukura. Tegera abajura barashe bagiye gucukura. Ndetse kandi nugira amahirwe uzasigara, ariko nunasigara uzasigara uri kwiheba agahinda kazakwica. Ayiwe uzajya utekereza ngo ese ndaja gusaba Daniel kandi ntaramurebye muri cagiye, ndaja gusaba Nepo kandi cagiye ntaramurebye. Uzabura kerekezo. Benshi bazasigara mu ico gihe cyo gucukurwa ubutunzi bwabo. Abenshi baziyahura, bazamera nka Yuda wiyahuye waze kwihana mbere y'igihe, arangije ariyahura abonye n'ubundi zose bibuze, arangije ariyahura. Benshi muri ico gihe ubutunzi bwa benshi bugiye kuzimira. Bamwe abatazicwa n'igihano k'Imana baziyahura. Abakire benshi bari bafite amazina akomeye bagiye kwiyahura nta muntu bakozeho. Abari barize bafite ubwenge baraminusha barubatse muri Amerika bafite amazina akomeye bagiye kwiyahura bitewe n'iki? N'ijambo ry'Imana basuzuguye. Itabaza oya ntutekereze ngo hari abantu M23 ntabwiza hano i Kigali. Oya, ahubwo kubera ko Imana yareze ikabona nta butunzi ufite kandi waribwiye kutunzi, ikabona agasuzuguro kawe, ikabona ubwibone bwawe, ntabwo M23 wari izaza ngikugirire na ahubwo uzagirirwa nabi niyo uziyica ubwawe kubera agahinda. Yego.
no staramba kostiriga turi mu kubwiriza mugatangira kureba mukareba ariko mudahindukira ariko ndabivuga ntaye visa ntabwo bafite ntabwo ntinya kuvuga Imana shaka undebe nabi ariko ari gihe kizagera umbwira uti yoza kumenya mutumisha naje ngaheza nepo etage muzontuze naje ngaheza mwene data muzontuze nkamuheza burya haleluya we burya uhereje umuntu umumubikisha ugira ngo nk'abantu bakora ubukwe ina Kigali zambibona k'umuntu ukora mariage ubukwe akaguha nka invitation takinda bagamisha ahubwo uti naje nizakora ubukwe neposha azontwerera azamba kuri yankunga niko bigenda siko bimera mwebwe iyo ugurije umuntu arakwishura ariko mwaze kugira ahantu mubika ubutunzi bwabo ahubwo kutanyurwa kwamaze kuzura imitima yanyu ntabwo munyurwa ufite miliyari abo ngo shaka miliyari ebyiri ufite etaje imwe ashaka etaje ebyiri akazigeraho akaguma kuburundanya ariko ntabike mu ijuru akabika mu isi ariko izo wabitse mu isi bigiye kunyanyagira no standi bongo kostife guy genda uzibike kuri banke sha hari abantu kuri banke genda nta n'umwuzukuru wawe uzazirya habe n'umwuzu ntawe ndakurahiye ntawe kubera iki banke yubatse mu isi niyo ituye ubutaka bwa banke yubatse ku isi niyo mpamvu nayo inyezi n'ingesi bibasha kuhagera bivuze ngo Imana yarabagurije bagira amazu bagira amamodoka bagira ubutunzi bagira amafaranga barangije baragundira ntabwo bari kuyishyura Imana yarabagurije bagiye mu kazi Imana ibarinda ibikomeye Imana itangirira kuri zero ibaha buri kimwe barangije baragundira batangira kwihimbaza mu mitima yabo kugundira kwanyu rero bibakozeho yego kugundira kwanyu bibakozeho kugundira kwanyu bibakozeho hari impamvu uriya mugabo witwa Loti hari impamvu Loti yakize kubera Imana yari yaraye Aburahamu umugisha Loti yarakennye yamwakennye ariko kubera umugisha Imana yari yaraye Aburahamu afata wa mugisha aho Loti none umugisha wawe uri mu kugundira nduwe Daniel da reba abantu urekundeke jewe ariko ureba abantu je mvuze ngumpe wavuga ngo mpaye ngusaba ariko gumanizawe ariko umenye ngo aho wabitse kwenye uliweka bigiye kuribwa n'inyezi n'ingesi niko Imana yantumye dukomeze bigiye kuribwa Icyongereza ntikizagutabara kandi intorezo igeze ku bishitsi z'ibiti intorezo imanukiye banke yawe wabitsemo intorezo imanukiye sako n'ahandi intorezo iramanutse ariko ugize amakenga reka nkubwire inama gira amakenga nonaha ukimara kumva message utangira ukosore amakosa wakoze numara kuyakosora uce bugufi Imana irakugirira ibambe yavuze ngo ikiranura vuba nutikiranura arohereza umusirikare ku buzima bwawe agukingirane mu nzu y'imbohe uri muri gereza harya abakiryama muri etaje yubatse uri muri gereza abakija kubikura kuri banki agiye kukohereza umusirikare nahagera ngo ntabwo uzasigarana n'ikuta na rimwe tuzasigaramo umwenda w'ikuta na rimwe inama nakubwira wowe ukurikiranye ino message tangira ukosora amakosa wakoze ariko abantu bakunda kwirundariza ibintu afite amamodoka 15 afite amataje 10 nangahe na magana angahe baratunga yarangiza ngo ni amahoro ariko ikibabaje nuko utamenya ubwenge ngo ubibike mu ijuru isi ntabwo isakaye bagiye kuvuga ngo hari genegeze mvuga ubutumwa umuntu yamantangaza cyane amavuga ngo abakene ngo nuko muteye muhaye mudushamburiya ku butunzi bwacu oya ntabwo mpaye ngushamburiya ariko ndagira ngo nkubwize ukuri igihe k'intorezo cyamaze kugera ku gishitsi kanguka ukosora aya makosa wakoze Imana irakugirira ibambe amen hari n'abandi Imana ibwira gukora imirimo bakinangira iyo mirimo wanze gukora buryo iyo ukikora wari kumubitsa ubutunzi bwawe
aho inyenzi n'ingese ababikoze bakabubika. Ndagira ngo mbabwire ngo hano imbere hari ingororano. Mu gihe babandi twitwaga ko bafite izina rikomeye bagiye kunyagirwa, bigiye kubacanga, bakabura ikerekezo, ariko ababitse ubutunzi bwabo bagiye kubaho neza. Hey, Yosefu yaravuze ngo nimutangire mushyire mu bigega kubera ko hari igihe gikomeye kigiye kuza. Namwe nimutangire mutunze ufite ubwenge, wowe Imana yagiriye neza ufite ubwenge, tangira ubike ubutunzi bwawe mu kigega k'ijuru nibwo uzagubwa neza. Tangira ubike itungo ryawe mu kigega k'ijuru, tangira ubike etaje yawe mu kigega k'ijuru, tangira ubike imodoka zawe n'ifeza zawe, amadolari yawe, amapawundi yawe, ubutunzi Imana yaguhaye, tangira ububike mu kigega k'ijuru. Mu gihe gikomeye uzabaho n'umuryango wawe. Amen. Ngi gusoza kandi ubu nasoje message iri mu kurangira. Unastalamo kostifo egal bakongomani banyamerika, ba diaspora abanyarwanda, abakomeye n'aboroheje, abato n'abakuze, nimutangire mukanguke, nimutangire mukanguke. Hari uvuga ngo jewe ngo nta butunzi mfite, ariko na cya kiro k'ifi Imana yaguhaye ntabwo wagikiranutseho, na cya gihumbi Imana yaguhaye ntabwo wagikiranutseho. Za butunzi ngo witabuke Imana yaguhaye ntabwo wabukiranutseho, za patereziri Imana yaguhaye ntabwo wazikiranutseho, twa tundi witaduke Imana yaguhaye, kakazi bita ko koroheje Imana yaguhaye burya nako ntabwo wagakiranutseho. Ariko tangira uhindure strategy, Imana irakugirira ibambe. Yego. Soma uwo murongo nsoze. Itabaza ry'umubiri n'ijisho, itabaza ry'umubiri n'ijisho, ijisho ryawe nirireba neza, ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. ijisho ryawe riri bukureba abakozi Imana duhaye tuvuga ubutumwa ngo aho ngo izo ndimi muvuga ngo mwazikuye, twazikuye ija ku musozi utarame. Imana wihaniza, Imana ni kunezererwa, urahava uvuga mu ndimi. Yabwiye Yesu yatorye ku Mana, amaze gutona ku Mana, Imana iramanuka iramubwira ngo Yesu kuko wataramye ukantonaho kwa kutangia jioni ya leo mimi nitakugeuza mukuru, ndatangira kuguhindura mukuru mu maso y'Abisiraheli. Amaso yawe areba gute? Arareba abantu bavuga ubutumwa ukabona mizara, ariko amaboko yawe ntakore, imitima yawe ntukore. Amaso yawe yareze nabi, areba nabi abaturanyi bawe, areba nabi bene wanyu, areba nabi bene so. Amaso yawe yareze nabi gusa byatumye umubiri wawe wose uhinduka umwijima. Tangira ukangura amaso yawe arebe neza, nibwo umubiri wawe uzaba umucyo. Amen. Ariko niriba ribi umubiri wose uba ufite umwijima. Ariko niriba ribi umubiri wawe wose ufite umwijima. Nuko umucyo kurimo n'ubu umwijima. Umucyo ukurimo mama, papa, mwene data, umucyo ukurimo nuhinduka umwijima. Mbega uwo mucyo ukuba uri mwinshi. Yego. Somari urageza kuri 20. Nta ukeza abami babiri kuko yakwa umwe agakunda undi. Nta muntu ukeza abami babiri. Mwashatse gukeza abami babiri, ariko Imana ntabwo ibangikanye. Igiye kuzenguruka amahanga ibereke ko idakunda kubangikanywa, igiye gutambuka impande zitandukanye mu turere dutandukanye twese, ibereke ko idakunda abantu bayikeza, ntabwo ikunda abayibangikanye. Igiye kugera Kongo, igere Afurika, igere Burayi, itambuke hose, inyure buri mu gihugu cyose cyo kwisi, ibereke ko itabangikanywa. Warayibangikanye ariko ntabwo ibikunda. Warasenze urasambana ariko ntabwo ibikunda. Warasenze uraroga ariko ntabwo ibikunda. Imana we ntabwo ikunda kubangikanywa, niko yambwiye ngo mbabwire. Rangiza aho ngaho. Cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura. Mubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntago mwabasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntago zakunda gukorera Imana n'ubutunzi. Hindukira ureba uhagaze, Imana irakugirira ibambe. Jambo ry'Imana mu Migani igice cyaho cya mbere umurongo wa 33 haravuga ngo ariko unyemerera uwemera kanyumvira ngo azaba amahoro masa, ngo kandi ayo mahoro azaba adendeza. Uwumvisha ino message
akumvira Uwiteka akagira izo ahindura mu buzima bwiwe azaba amahoro masa. Ubu hari abantu batangiye kubona muri Kongo bikomeye bagatangira kuja muri Amerika. Aho naho yaravuze ngo no watumbagira hejuru nk'igisiga ngo icyari cyawe mukacyari kagati y'inyenyeri ngo aho naho nzakumanura ugwe hasi. Aho uri hose ubuhungiro bwawe nukugira ibintu ukosora mu ruhande rwawe, amakosa wakoze ukayakosora, inzira zikigengo nibitari izo ngibyo ibikakaye ibikomeye bikugezeho. Ndasoje reka dusenge, ndumva nsoje. Yego. Imana ibaho umugisha kubw'iyi message. Ntaco narenzaho, nta nico ngabanije. Ahubwo ni akire kuza ikindi kiboneka. Nzagaruka hano ku musaraba ngitambutse. Haba mu masaha ari imbere, haba ejo mu gatondo, igihe cyose. Imana kandi ikindi ngomba gutangaza. Imana imbabarire cyane. Nayo nibagiwe. Ikindi ngomba gutangaza. Uwitwa wese ko ari mu mwuka w'Imana ukuri, uwitwa wese ko akorera Imana pana za forode, mu minota mikeya iri imbere agiye kurenganywa. Ariko muri uko kurenganywa azasohoka mu karengane agera ibwami. Uwitwa ko akorera Imana z'ukuri, mu minota mikeya iri imbere agiye kurenganywa. Abandi bagiye kujya barenganywa bagende ntitubimenye, ntitumenye aho bari, ariko Imana izabana nabo. Kandi bizaba bitewe na Satani kugira ngo acogose abantu b'Imana, ariko uwemera kumvirira Imana azaba amahoro masa. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Tizemera kwibirenge zawe biteguza, ikurinda ntabwiunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli we, ihora iri maso ntisinzira. Imana irazola tande boko staliba, jelo talabe nimo tango kostifega, pero stita libanga. Abemeye guca bugufi nona mwami, abemeye guhindukira, abemeye gukosora amakosa yose bakoze, reka ikiganza cyawe kize kubageraho. Abemera gukosora amakosa bakoze, ureka ikiganza cyawe Mana data kibagereho. Wowe warinze abakera mwami, nawe uzubarinde. Gukomera kwe kugaragare kuri bo. Urakoze kuza ukose kandi kuzuremye. Reka gutegeka kuba kwawe no kudostalibo nemo kostaliba ndakumva mwami. Penostike talanga kostifega, shelome tolibo tandiba ngawa kosta. Hani imbere hari umuyobozi ugiye gupfa. Ntabwo ari hano hafi. Hari igihe tuvuga gutya abantu bagatekereza byinshi, ariko hari umuyobozi ugiye gutambuka kandi azatuma Afurika yose igira impagarara, kandi bigiye kuza mu minsi mike iri imbere, kandi bigiye kuba bitunguranye, ndetse abantu bazabanza gutekereza ko ari igihuha, ariko nyamara zaba ari izanyazo. Na ni Afurika izaba yinjiye mu rugamba, ndetse gukora kw'Imana kuzaba kugiye kugaragara ku basenze by'ukuri, bazabona ukuboko kw'Imana. Kubera ko imivurungano mu midugudu igiye gutangira kuba myinshi, ndetse n'abantu baza gusenga Imana ngo Imana ibaheze imitima yo guca bugufi, bagiye kuzagira urusaku rwinshi, kandi urwo rusaku ruzatuma bangirika mu buryo bukomeye cyane. Ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa kandi adendeza. Imana sta egaye, Imana ibaho umugisha, kandi abanyabwenge bize bagiye kureba bumirwe, bashoberwe bibacange, baburi kerekezo. Ariko abubasha Uwiteka ngo kuba Uwiteka ngo nibwo bwenge, ngo kandi kuva muzaha ngo niko kujijuka. Ubasha Uwiteka akava muzaha akirinda ikibi n'igisa nacyo, niwe munyabwenge ugiye gutambuka mu gihe kije. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana irabakunda, nimwemera mukumvira muzarya kuziza zo mu gihugu zinahi Rwanda ndetse n'ahandi, ariko nimwanga mukagoma ingota y'Uwiteka izabarya. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service